Yesu ashimwe bene data bo kuri Potter's Hand ndetse n'inshuti zacu bo mwese aho muherereye ku isi haba ari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ndabasuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mbahaye ikaze muri aya materaniro yacu kumva ijambo ry'Imana tugiye gusangira. Iminsi baye myinshi ariko ndizera ko Imana ibarinze mwebwe n'imiryango yanyu. Reka dusenge dutangiye twumve ijambo ry'Imana. Data mwiza, tugushimiye umunsi mwiza uduhaye, ukaba uduhaye n'amahirwe kugira ngo twumve ijambo ryawe. Byanditswe bivuga yuko gusobanukirwa guhishurirwa amagambo yawe bizana umucyo. Turagusaba kugira ngo amagambo tugiye kumva ahumekerwe n'umwuka w'Imana, mwuka wera ayahumekera buri jambo rivugwa kugira ngo rizane impinduka mu buzima bwacu. Ndasenze mwami ngo giye ugiye kuvuga mpabwe guhishurirwa guturutse iwawe, kandi nsengeye uwumva wese ngo amatwi y'umwuka we mwami mwiza aho zibukire kumva ubushake bwawe. Ngaho tuganirize twese duhindurwe n'ijambo ryawe mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Uyu munsi murabizi ko nicyo cyumweru cya nyuma tugana muri Noheli. Noheli izizwa tariki 25 z'ukwezi kwa 12. Ejo bundi muri iki cyumweru nibwo tuzatwizihiza Noheli. Iyi rero nicyo cyumweru cya nyuma, ndagira ngo nabwo ntajya kure ya sezo cyangwa y'ibihe turimo byo kwizihiza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turaza kuba twibanda mu cyanditswe kiri muri Luka ibice 2 umurongo wa 11 n'uwa 12, niho turi buvane ubutumwa bwacu bw'uyu munsi. Munyemere mpasome Luka 2:11 kugeza kuri 12. Haravuga ngo, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Iki ni cyo kiri bubabere ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja woroshwe imyenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Abangaba bari abashumba bari ku gikumba baragiye intama zabo. Hanyuma Bibiliya tubwira ngo marayika arababonekera, nibwo ababwiye aya magambo. Ababwira amagambo ari muri kino cyanditswe, arababwira ngo uyu munsi umukiza yabavukiye. Nicyo twibuka ku munsi wa Noheli. Ku munsi wa Noheli tuba twibuka kuvuka k'umukiza watuvukiye. Nibyo tuzatwizihiza muri iki cyumweru ubwo tuzaba twizihiza Noheli. Ariko hari amagambo atatu yababwiye aturuka muri Kristo Yesu watuvukiye. Arababwira ngo umurongo wa 12 ngo iki nicyo kibabere ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Nuvuga ngo bari bumenye ko Yesu yavutse, aho bari bumenyere n'uruhinja bari busange ruryamishijwe mu muvure. Umurongo wa 11 ugarukeho, baravuga ngo kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi. Ariko hari amagambo atatu bavuga ngo azaba Kristo, azaba umwami, kandi akaba umukiza. Hari amagambo rero atatu: umukiza, Kristo, umwami. Ijambo Yesu risobanura Imana ikiza, Imana irakiza. Izina Yesu ni kimwe na Yoshua. Yoshua na Yesu bivuga kimwe, byose bivuga ngo Imana irakiza. Hanyuma ngo azitwa Kristo. Kristo bivuga uwasizwe n'Imana. Kristo bivuga uwasizwe n'Imana. Hanyuma ngo akazaba umwami. Umwami bivuze kuba umutware, udutwara, umutware, umwami, databuja. Ayo yose ni amagambo asobanura umwami. Noneho rero ni byiza kumenya ngo babwirwaga ko uwo Kristo ugiye kuvuka, ikimuranga nuko bazasanga ari uruhinja ruri mu muvure. Ariko ngo bazamenye ko batavukiwe n'uruhinja gusa, ahubwo bazamenye ko bavukiwe na Kristo Yesu umwami. Hari ibintu bitatu rero: Yesu bisobanuye umukiza, Kristo bisobanuye wasizwe n'Imana, n'umwami bisobanura umutware. Ibyo byose nibyo biba muri Yesu Kristo. Nukuvuga ngo rero iyo twakiriye Yesu mu buzima bwacu, iyo twakiriye Yesu mu buzima bwacu, tuba twakiriye Yesu, tuba twakiriye Kristo, tuba twakiriye umwami. Ntabwo tuba twakiriye uruhinja. Imana yacu ishimwe cyane. Rero uyu munsi uvutse n'uruhinja, nako kuri Noheli uvutse n'uruhinja, ariko ni byiza kumenya ngo muri we ntabwo ari uruhinja tugiye kuzakira mu buzima bwacu. Oya, Bibiliya yavuze ngo azaba Yesu, azaba
Kristo azaba umwami. Ntabwo bivuze ngo azaba uruhinja mu buzima bwacu. Azaba Yesu, azaba Kristo, azaba umwami. Niyo twakiriye tuvuga ngo nakiriye Yesu, tuba tuvuze ngo nakiriye umukiza muri jye, nakiriye Kristo wasizwe n'Imana, nakiriye umwami ari umutware w'ubuzima bwanjye. Iyo Yesu mwakiriye nka Yesu, nkamwakira nk'umukiza, bivuze ngo nakiriye unkiza ibyaha, unkiza urupfu, unkiza gucirwaho iteka. Ariko si ibyo gusa, mwakira nka Kristo, bivuze ngo nakiriye uwasizwe n'Imana. Nakiriye uwasizwe n'Imana. Kuba narakiriye Kristo, yavuze ngo umwuka w'Uwiteka ndiho, yasigiye kubwiriza ubutumwa bwiza abagwaneza, kubwira abari mu nzu z'imbohe ko babohowe. Iyo nakiriye Kristo wasizwe n'Imana, bivuze ngo muri jyewe mfite ubushobozi bushwanyaguza iminyururu, mfite ubushobozi bumenagura ibihome, mfite ubushobozi bumbatura mu bubata bwose bw'umwanzi Satani, kuko ari uwasizwe n'Imana. Ariko nanone mwakira nk'umwami. Uyu munsi yose ngiye kuva kuri ibyo bintu uko ari bitatu. Ndavuga kuri kimwe gusa. Ku cyumweru, ku cyumweru, kuri Noheli tuzaba tuvuga kuri Kristo Yesu nk'umukiza. Uyu munsi ngiye kuvuga kuri Kristo Yesu nk'umwami mu buzima bwacu. Iyo tumwakiriye, tumwakira nka Kristo, tumwakira nka Yesu, tukamwakira nk'umwami. Ariko uyu munsi ndavuga kuri we nk'umwami. Mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 36, ndagira ngo mpabasomere mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 36 wumve kuntu hatubwira. Ahangaha ni umugabo witwa Simoni Petero ku munsi wa Pentekote, ubwo umwuka wera yari yamanutse. Abari bari aho bose bakuzuzwa umwuka wera, abigishwa, hari imbaga y'abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi byari bihateraniye. Petero yuzuye umwuka wera atangira kubwiriza ubutumwa bwiza. Muri uko kubwiriza ubutumwa bwiza nibwo yavuze n'aya magambo ari mu byakozwe n'ibice 2 umurongo wa 36. Reka wumve amagambo yababwiye. Yarababwiye ngo nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badashidikanya yuko Yesu uwo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Uraza kuva ko naha bavuzemo amagambo 3. Aravuze ngo Yesu uwo mwabambye, kandi urumva ko Yesu bisobanuye umukiza. Ngo Imana yamuhinduye Kristo. Yamuhinduye Kristo, imuhindura n'umwami. Ya magambo 3. Yesu, Kristo, umwami. Ni byiza kumva ko Imana yamuhinduye umwami. Iyo twakiriye Yesu mu buzima bwacu, ni byiza kwibuka ngo hari ukumwakira nk'umwami. Wamwakiriye nk'umwami se mu buzima bwawe. Naravuga muri Luka ibice 6 umurongo wa 46. Aravuga ngo ni kubera iki munyita ngo mwami mwami, ariko ntimukore ibyo mbategeka. Iyo twakiriye Yesu nk'umwami, bishatse kuvuga ngo mwemereye yuko mu buzima bwanjye ibyo azambwira gukora kabone naho ntabyiyumvamo, nzabikorera kuko ari umwami wanjye, nzabikorera kuko ari umutware wanjye, nzabikorera kuko ari anganje, nzabikora kuko abishaka kandi akaba ari umwami wanjye. Kandi ibyo azambuza niba nanabishakaga cyane, nzabirekeshwa nuko ngomba kumvira umwami wanjye usabye yuko nabireka. Niba atabishaka kandi akaba ari umwami wanjye, nzabireka. Bivuze ngo hari aho nzareka kujya kuko umwami wanjye adashaka konjya. Bivuze ngo hari ibyo nzareka kujyamo kuko adashaka ko mbijyamo. Bivuze ngo hari ibyo nzareka kuvuga kuko umwami wanjye adashaka ko mbivuga. Bivuze ngo hari ibyo nzareka kugiramo uruhare kuko umwami wanjye untegeka atabishaka. Aravuga ngo kubera iki munyita ngo mwami mwami, ariko ntimukore ibyo mbategeka. Niba tugiye kumwemera ngo atubere umwami mu buzima bwacu, nuko tugera ahantu tumenya ngo si mwita umwami gusa, ahubwo yabaye umwami w'ubuzima bwanjye, ku buryo hari ibyo yanga ndeka kandi hari n'ibyo antegeka nkabikora kabone naho naba ntabyumva rwose. Yesu Kristo ni umwami muri byose ku buzima bwacu, cyangwa se si umwami habe na gato. Ntabwo yatubera umwami w'igice. Yifuza kuba umwami w'ubuzima bwacu bwose, inguni z'ubuzima bwacu bwose, akatubera umwami udutegeka. Hasigaye tukagenda tumwumvira, tukagenda tumwubaha, tukagenda tumugandukira. Hari ibintu 5
ngiye kubasangiza muri aya manywa by'ingenzi ibyo Yesu yifuza ko yatuberamo umwami, cyangwa se ibyo Yesu yagaragarira ko yatubereye umwami. Ikintu cya mbere Yesu yifuza kutuberamo umwami ni mu ntekerezo zacu. Mu bitekerezo byacu yifuza kuba umwami wacu. Uburyo wamenya ko Yesu Kristo ari umwami w'intekerezo zawe mu buzima bwawe, nuko buri uko ufite ibitekerezo utekereza wibaza iki kibazo: ese Yesu aratekereza iki kuri ibi ndimo gutekereza? Arabyishimiye cyangwa ntabyishimiye? Ibyo bituma hari ibitekerezo mpitamo uwo mwanya gusezera mu buzima bwanjye, kuko nzi neza ko umwami wanjye atabyishimiye. Ni ibiki ndimo gutekereza? Ibi ndimo gutekereza niba nzi neza ko umwami wanjye atabyishimiye, ndahita mbyihorera, kubera yuko mbereho kumunezeza, mbereho kumushimisha, mbereho kumuhesha icyubahiro. Iyo dusomye mu ngoma za mbere, mu cyongereza niho bita First Chronicles, mu ngoma za mbere, ingoma za mbere ibice 28 umurongo w'icyenda. Ingoma za mbere ibice 28 umurongo w'icyenda haravuga ngo: nawe Salomo mwana wanjye, umenye Imana ya so, ujye uyikorera n'umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose, akamenya ibyo imitima yibwira byose. Numushaka azamubona, ariko numureka azaguca iteka ryose. Ahangaha ijambo ry'Imana yatubwiye, reka nongere nsubiremo aka karongo, ni keza cyane kukumva. Karavuga ngo ubwo yabwiraga umwana we ngo umenye Imana ya so, ujye uyikorera n'umutima utunganye. Ujye uyikorera, ni ikintu kimwe gukorera Imana, ni n'ikindi kintu gukorera Imana n'umutima utunganye. Nshobora gukora iyo bwabaga nkakorera Imana, ariko ni byiza kwibaza, se ndakorera Imana n'umutima utunganye cyangwa ndakorera Imana mfite motives zitari nziza? Aravuze ngo ujye ukorera Imana kandi ujye uyikorera n'umutima utunganye kandi ukunze. Kuyikorera n'umutima utunganye n'umutima ukunze, ubikora willingly, ubikora ubishatse, ngo kuko Uwiteka agenzura imitima yose, akamenya ibyo imitima yibwira byose. Ngo Uwiteka agenzura umutima kandi akanagenzura ibyo imitima yibwira byose. Iyo menye ngo Uwiteka azi ibyo nibwira mu mutima wanjye, azi ibyo nibwira ntaranagambira kubikora, nako ntaratangira kubikora, ntangira kumva ko ni umwami w'intekerezo zanjye. He is Lord over my mind. Niyo area imwe Imana yifuza kuba umutware. Aho Yesu yifuza kuba umwami, ni umwami w'intekerezo zanjye. Ibyo ntekereza ndi jyenyine, ibyo ntekereza ndi mu bantu, ibyo ntekereza kwibuka yuko ibyo nibwira arabibona, arabigenzura, arabitegeka, nkamwemera ngo umwami utware no mu ntekerezo zanjye. Ibitekerezo udashaka ndabyirukana, ibyo wifuza ndabitekereza. Aho ni ahantu hambere yifuza kutuberamo umwami. Aha kabiri Yesu yifuza ko aba umwami n'umutware w'ubuzima bwacu ni imibiri yacu. Iyo dusomye muri Abakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 20, reka njye kuhasoma. Abakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 20, twumve kuntu hatubwira. Haravuga ngo kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Twaguzwe na Yesu igiciro gikomeye cy'amaraso yamennye ku musaraba. Niho Paulo avuga ngo ntabwo nkiri uwanjye ngo nigenge, kuko yamenye neza ko we wese ari uw'Imana. Bibiliya ikavuga ngo kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imana yifuza ko imibiri yacu ikoreshwa mu guhimbaza Imana, mu kubahisha Imana. Nkamenya ngo neyi mubiri wanjye Yesu ni umutware wawo, hari ibyo ntazawukoresha kuko umutware wanjye ari we Yesu atabishaka. Mwibuke ko turi mu kuvuga ahantu hatanu Yesu yifuza kugaragara ko ari umwami. Ahambere mu ntekerezo zacu, aha kabiri mu mibiri yacu, kumva ko uyu mubiri wanjye ni umutware wanjye. Ni ukuvuga ngo uyu mubiri ubereyeho kubahisha Imana. Hari ibyo ntazawukoresha, yewe hari n'ibyo ntazawambika. Kubera iki se? Kuko uyu mubiri wanjye ugomba kubahisha Imana. Ibyo byo ni byiza, twese turabizi.
n'imirimo ya kamere myinshi igaragarira mu mubiri. Ni ukuvuga ngo rero iyo maze kumenya ngo n'uyu mubiri wanjye Yesu arifuza kuwutwara akaba umutware wawo, icyo gihe Yesu ababa umwami w'ubuzima bwanjye. Aha gatatu, Yesu yifuza kuba umwami ni mu mahitamo no gufata ibyemezo ku buzima bwacu, decision making. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice 22 umurongo wa 10, Bibiliya tubwira ngo umugabo witwa Sawuli atarahinduka Paulo yari mu nzira y'I Damasiko ajyanywe no kujya gutoteza abigishwa no kubica. Ari muri iyo nzira y'I Damasiko ahura na Kristo Yesu. Ahuye na Yesu, Yesu yamwihishuriye mu cyubahiro cyinshi, mu rumuri rwinshi, mu mucyo mwinshi, ngo yikubita hasi yubamye. Bibiliya tubwira ngo uwo mwanya amaso ye arahuma. Ntabwo Sawuli yashoboye kongera kubona, kuko nyuma y'ubwo yagiye arandatwa n'abantu bamufashe ukuboko, ntabwo yabashaga kubona. Ariko igihe yikubise hasi, ari hasi amaso ye atabona, umva ijambo yavuze. Yaravuze ngo mwami, urifuza ko nkora iki? Niki unshakaho? Kuva aho ngaho Sawuli ahagurutse aho ngaho, ntabwo yakomeje inzira yari afite, yafashe inzira yindi ayobowemo n'umwami Yesu Kristo. Kubera iki? Yaramubwiye ngo mwami, niki unshakaho? Urifuza ko nkora iki? Sawuli we yabibwiye Yesu ari muri iyo nzira ijya I Damasiko. Ariko tubona nyuma y'ubwo abaye Paulo, ubuzima bwe bwose yakoraga ubushake bw'Imana, ku buryo hari naho avuga ngo nifuje kenshi kuza iwanyu kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko umwuka wa Kristo yarambujije. Hari n'ibintu byiza yaretswaga nuko umutware we yabimubujije. Mu mahitamo, mu gufata ibyemezo, yabwiraga abantu ngo nifuza kenshi kuza kubasura, atariko Yesu yarambujije. Tekereza aho ugera naho kuza gusura abantu mwivuga butumwa, nuko barakubereye umwami mu byemezo no mu mahitamo yose ugenda ufata. Rero ntabwo ari byo gusa. Bibiliya tubwira muri Yesaya 48:17 ngo ndi Uwiteka Imana yawe ikwigisha ibikugirira umumaro, ngakujya imbere kugira ngo nkwereke inzira ugiye kunyuramo. Bibiliya ikatubwira mu Migani nanone ibice 3 umurongo wa 5 akavuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, umwemere mu nzira zawe zose, nawe azakwereka inzira ukwiye gufata. Inshuti z'Imana, ni byiza ko umwami Yesu aba umutware mu gihe tugiye gufata ibyemezo. Niyo mpamvu buri mu gitondo umuntu atarajya muri shuguri nyinshi z'ubuzima, gufata kanya, utarahura n'abantu mu nama, utarajya gucuruza, utarajya gutelefona abantu, utarajya muri za messages kureba ibintu byinshi cyane biri mu kujya kuri social media, kuri WhatsApp, kuri Facebook no kuri binyamakuru bitandukanye, utarabakwengeginga mu by'isi irimo kuvuga, gufata kanya ukiherera n'Imana yawe, ukavuga uti Mana, uyu munsi ndashaka kugira ngo njye imbere, ndashaka kugira ngo unyobore, ndashaka kugira ngo unyobore muri business, unyobore muri relationships zose ndimo, unyobore mu rushako rwanjye, unyobore muri gahunda mfite zose z'uyu munsi, njye imbere unyereke ibyo nkwiye gukora. Icyo gihe babyereka ko umwemera nk'umutware w'ubuzima bwawe, uramwemera nk'umwami ugiye kuyobora ubuzima bwawe, akanagukoresha ubushake bwe mu byo ukora byose. Arifuza kuba umwami mu mahitamo no mu byemezo dufata. Utarafata icyemezo, ujya wibuka ko ari umwami wawe, kugira ngo akujye imbere akuyobore mu byo ugiye gukora byose. Utaratekereza aho ugomba gutura, utaratekereza aho ugura ikibanza, utaratekereza aho wubaka inzu, utarashaka uri aha ngaha, utekereza mu fiyanse uzashaka, utekereza umugabo uzashaka, utekereza business wenda kwinjiramo, wari wagisha Imana inama ukamenya ko ari umutware ukuyobora mu byo ugiye gukora byose, cyangwa urabyuka gusa ukumva wifatiye ibyemezo byarangiye. Yifuza kuba umwami mu byo dukora byose. Uri pasiteri, uratumirwa ahantu henshi kubwiriza ubutumwa bwiza, ahantu henshi mu biterane. Ni byiza kubaza Imana, hari ahantu hose bantumiye, ni hehe ushaka konjya? Ni hehe ushaka ko ariho njya? Hari aho ushobora gusanga bagutumiye hari abantu 5, ahandi bakagutumira hari abantu 5,000, nyamara Imana igushaka hari abantu 5. Kenshi rero muri twebwe hari igihe tujyana naho abantu benshi bari, cyangwa se ibyo tubona ko ari byo bigezweho. Ni byiza kumenya ngo umutware wanjye ni hehe anshaka. Muribuka ko Yesu yigeze kwambuka inyanja, yari irimo imiyaga myinshi, ubwato bukenda kubagushamo, ubwo ubuhengeri mwinshi wabateraga n'ishuheri bari mu nyanja.
uzi aho yambukaga agana hari igiterane cy'abantu bangahe se? Hari umugabo umwe wenyine wabaga mu mva ahora yikatagura yikebagura. Uwo muntu niwe Yesu yari agiye gukiza. Anarangije no kumukiza yafashe inzira aragaruka. Nuvuga ngo urwo rugendo rw'ababereye rugoye cyane yari ajyanywe no gufasha umuntu umwe gusa. Ese wowe watumiwe ahantu mu giterane hari abantu batatu, wakwihangana ukagenda ukabuvuga, cyangwa wajya ahantu hari abantu 5,000? Ni byiza kumenya ngo sobuja, databuja, umwami wawe ni hehe hagushaka. Ni byiza kumugisha inama mbere yuko dufata ibyemezo biba bigaragaje ko ari umwami w'ubuzima bwacu. Gira umwanya wa retreats zawe, gira umwanya w'umwiherero wawe, gira umwanya wo kwiherera wenyine, wigisha Imana inama, nibwo izabibaye umutware w'ubuzima bwawe. Icyakane, ahantu handi Yesu yifuza kutubera umwami ni muri finance, mu bukungu, mu butunzi bwacu, mu bukire bwacu, mu mafaranga yacu. Abantu benshi hari igihe usanga aho ngaho ariho atajya no kubaza Imana, kuko yumva ari business za buri wese, n'abadakijwe barazikora, bafata ibyemezo kandi batanasenga. Ariko niba Yesu ari umutware wawe, arifuza ko n'amafaranga yawe umwemerera akaba umutware. Reka dusome muri Matayo, mu gitabo cya Matayo ibice 6, umurongo wa 19 n'umurongo kugeza ku murongo wa 21. Ndaza kuhasoma muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. Murongo wa 19 aravuga ngo nimukibikira ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba. Murongo wa 20 akavuga ngo ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Murongo wa 21 kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Dore ikintu gitangaje, Bibiliya yavuze ngo aho ubutunzi bwawe buri niho umutima uzaba. Ntabwo bivuze ngo aho umutima wawe uri niho ubutunzi bwawe buzaba. Rero ni byiza nshuti z'Imana kumva yuko mu buzima bwanjye, mu bijyanye n'ubutunzi bwanjye aho mbuganisha, nkeneye kuyoborwa n'Imana, nkeneye ko Yesu ambera umwami no mu bijyanye no mu bukungu bwanjye. Ibyo ngiye kugura, ibyo ngiye gukora, ibyo ngiye gukoresha amafaranga uko nzayakoresha, nkasenga, nkamugisha inama kuri priorities. Nkamenya ngo muri aya mafaranga mfite sinzayimukana ngo njyane nayo mu ijuru, ahubwo nayakoresha ibintu bifite agaciro mu bwami bw'Imana, bizatuma mu ijuru ngira y'ubutunzi. Birivuga ngo nibwo buryo bwo kubika ubutunzi aho butazaribwa n'umuswa, ngo kuko aho ubutunzi bw'umuntu buri ariho n'umutima we uzaba. Ubutunzi bwawe ubujyana mu biki? Ubushora mu biki? Ibintu ushiramo ubutunzi bwawe, ndakubwiza ukuri, n'umutima wawe niho urarutekereza, n'umutima wawe niho wirirwa wibwira. Aho ujyana ubutunzi bwawe niho n'umutima wawe uzajya. Nayo mpamvu ari byiza kwemera ko Yesu aba n'umwami mu butunzi bwacu, kugira ngo amfashe kwerekeza ubutunzi bwanjye aheza, kugira ngo umutima wanjye uzaba ahantu heza. Kuko nimba ujyana hatari heza, nimba ujyana hatariho, n'umutima wanjye uzaba uri aho ngaho. Kandi niba atari heza, umutima wanjye uzaba uri ahantu hatari heza. Ese njya ngisha Imana mu bukungu bwanjye, mu butunzi bwanjye, muri business zanjye, mu mafaranga yanjye, nemera ko Imana integeka uburyo nyakoresha, cyangwa numva ubwo nyafite n'ayanjye reka nyakoreshe uko nshaka? Ahanyuma Imana cyangwa Yesu Kristo yifuza kuba umutware w'ubuzima bwacu. Cyanyuma ni mu kazi kawe, mu kazi kanjye, mu mirimo dukora. Nshuti z'Imana, hari igihe usanga twumva ko Yesu ari umwami iyo ndimo kuramya indirimbo z'umwuka, iyo ndimo kubwiriza nk'ubu ndimo kububwiriza, cyangwa se iyo ndimo kwiriza, ndimo gukora umurimo witwa umurimo w'Imana. Ariko nagira nkubwire yuko akazi kose ukora, either urakorera Imana cyangwa urakorera Satani, biterwa n'ushatse guhesha icyubahiro. Hitamo kubahisha Imana akazi kawe, ugakore wubaha Imana. Ndagira nkubwire dusome muri Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 23. Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 23 n'uwa 24. Wumve kuntu havuga 23 aravuga ngo ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima. Ntabwo bavuze ngo nimusenga cyangwa nimwiyiriza cyangwa nimuririmba cyangwa nimuvuga ubutumwa, ahubwo baravuze ngo ibyo mukora bingahe byose. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu,
umurongo wa 24, muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage kuko mukorera shobuja mukuru ari we Kristo. Ndagira ngo ubwire ngo icyo ukora cyose niba utarubizi hari shobuja mukuru. Niba ukorera umuntu ukora akazi ko mu rugo, uri mu gikoni urateka cyangwa se ukora isuku mu rugo, shobuja ugaragara ntawe uhari, ujye ukora wibuka ko hari shobuja mukuru ureba ahantu hose wo mu ijuru. Nukorana ubwizerwa azaba bibona kandi azakugororera. Niba wigisha abana mu ishuri, directeur ntawe uhari, n'utwana dutoya ntabwo tuzakuretinga ngo tuvuge ngo wigishije nabi, ariko nubikora utinya Imana, nubikora wubaha Imana, uzamenye ngo ibyo urimo gukora urakorera Imana. Niba uri umuganga uvura abarwayi, ukabavura udasunikwa n'amafaranga gusa, ukabavura ukoresheje umutima wawe wose, ushaka kubafasha kubw'icyubahiro cy'Imana, ugafata abarwayi neza ukabitaho neza, ubikora nk'ukorera Imana, uzamenye ngo isobuja mukuru ari we Kristo. Ibyo nabyo arabibona kandi azakugororera. Niba uri mu kazi, uri umucamanza, wicaye ku ntebe yo guca imanza, ukavuga ngo ngiye guca imanza, nzi neza ko Imana yo mu ijuru ibihererwamo icyubahiro, ukabikora uzi ko Imana yo mu ijuru ibyishimira, uzamenye ngo urimo urakorera Imana. Niba uri umuyobozi uri mu rwego rufata ibyemezo, ukabifata uvuga uti ndashaka gufata ibi byemezo mu buryo buhesha Imana icyubahiro, uzamenye ngo urimo urakorera Imana. Akazi kawe ka buri munsi ni uburyo bwo kuramya Imana. Niyo mpamvu Yesu Kristo ubwo Satani yamujyanye ku musozi agashaka kugira ngo amwereke ubutunzi bw'isi n'ibyubahiro by'iyi si, akamubwira ngo apfukame amuramye ngo abimuhe byose, Yesu yaramubwiye ngo oya, haranditswe ngo ujye uramya Imana yawe kandi aba ariyo yonyine ukorera. Ni byiza iyo umaze kumenya iryo banga, akazi kose ukora ujye ushaka kumenya ngo se databuja mukuru hirya y'uyu boss umpemba, databuja mukuru ureba ibyo nkora akanabingororeramo ninde? Ni Imana cyangwa se hari Satani? Nubikora uzi ko hirya yawe hari Imana, uzakora akazi gahesha Imana icyubahiro. Yesu arifuza kuba umutware no mu kazi kawe. Umukristo wese yagombye gukora akazi mu buryo buhesha Imana icyubahiro, ku buryo abakubona uruvura abantu bakabona bati uyu muntu akora akazi mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Icyo gihe Imana iba yarabaye umutware no ku kazi kawe. Hakaba hari n'ibintu utakora, hari amanyanga utakora mu kazi kubera ko Yesu Kristo ari umutware no mu kazi kawe. Hari n'akazi utakora kubera kubona ko ntabwo ugiye guheshamo Imana icyubahiro. Hari ibyo utakora kubera ko uzi ko bitagiye guhesha Imana icyubahiro. Muri Matayo 5:16 akavuga ngo nuko rero mureke umucyo wanyu urase, ngo abantu nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Wakwemera ko Yesu ahabwa icyubahiro no mu kazi kawe, ukamwemera ko akubera umutware? Ibuka bya bintu bitanu biza gutuma Yesu yaba umwami w'ubuzima bwacu. Icya mbere ni mu bitekerezo byacu, icya kabiri ni mu mubiri wacu, icya gatatu ni mu byemezo dufata n'amahitamo yacu, icya kane ni mu bukungu bwacu cyangwa amafaranga yacu, n'icya gatanu ni mu kazi kacu ka buri munsi. Ibyo ngibyo nitwumva ko Yesu Kristo ari umwami wacu, izo area z'ubuzima bwacu bwose araza kuba atuyobora. Mu gihe tugiye kwizihiza Noheli ko Yesu Kristo atuvukiye mu minsi iri imbere tariki 25, wamwemerera ukazamenya ko umunsi avuka ntabwo ari uruhinja gusa ruri muvure, ashaka kugira ngo abe Yesu umukiza, abe Yesu Kristo, bivuze wasizwe n'Imana, abe Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwacu. Nitumwizihiza, tumwizihize tuvuga ngo ubuzima bwanjye Yesu Kristo aratwara, ni umwami muri jyewe, yavukiye muri jye, aba umukiza, aba Kristo, anaba n'umwami. Icyo gihe nibimera uko nguko arabatwara ubuzima bwacu aho turi hose. Madamu bazamenya ko Yesu ari umwami, abana bawe bazamenya ko ari umwami, abo musengana bazamenya ko Yesu ari umwami, abaturanyi bazamenya ko Yesu ari umwami. Muri wowe bazamenya ko Yesu Kristo atari uruhinja ruri mu muvure, ahubwo bazabona ko Yesu Kristo ari umwami utwara ubuzima bwawe. Mureke Yesu Kristo abe umwami w'ubuzima bwacu. Imana iduhane umugisha. Amen. Amen.